Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze abakurikiye Easy Life Talk, aho uyu munsi tugiye kuba twaganira ku kintu kijyanye no gufuha. Gufuha ni ryari byigwa cyangwa se biterwa n'iki? Bikura bite? Hanyuma bibangamira imikorere rusange y'umuntu uri kubikora cyangwa se n'uri kubikorerwa? Ni gute bibangamira bwa buryo akoramo bwa buri munsi bumwe dukoresha duha inyito yo muri occupational therapy yitwa occupational performance. Occupational performance ni ukuvuga ni uburyo wowe ukoramo ikintu biturutse ku bintu runaka, biturutse kuri facteur runaka, abo bikorana nabo, aho ubikorera, n'ibyo uri gukora, n'ubumenyi ufite mu gukora ibyo bintu. Ibyo byose nibyo bigena ngo icyo kintu uraza kugikora neza cyangwa se nabi. Hanyuma uko nguko uri kugikora niko kwitwa occupational performance. Ni imikorere yawe muri rusange yo mu buzima busanzwe. Rero ni gute noneho ibyo bintu, ni gute byakwirindwa cyangwa se umuntu ubifite ni gute yabirwanya? Muri iyi minsi ibiri ishize hari inkuru iri kugenda nanone iri ku mbuga nkoranyambaga, aho havugwamo umusore bishoboka ko yaba yarishe umwana w'umukobwa bakundanaga biturutse ku kuba yamufuhira, biturutse ku kuba yarabitewe no kuba amufuhira. Reka rero twihuse turebere hamwe, ese gufuha bituruka kuki cyangwa se n'iki kibizana? Mu by'ukuri rero nk'uko akenshi hano tugenda tuganira ku bintu akenshi umuntu mukuru aba yarakomoye mu mikurire ye yo mu bwana. Nk'ibisanzwe tuba turi kumwe muri bino biganiro, ndi MBOT. Wowe utarakora subscribe, ni akanya gatoya rwose, ntabwo bifata nk'amasegonda nk'atatu, wayikora hanyuma ugashyigikira kino kiganiro ndetse ukanagisangiza n'abashuti bawe, ndetse ukaduha n'ibitekerezo muri comment section. Rero ni ukuvuga ngo gufuha ubundi bikomoka mu gihe cyo mu bwana, kwa kundi umwana twabonye aba yarakuriye mu muryango iba aho ababyeyi baba badahari mu buryo bwuzuye, cyangwa se ngo umwana abe yarabonye urukundo rwuzuye rwa kibyeyi. Rero icyo kintu cyo kuba yaraciye mu bihe bitamubereye byiza, yarapfushije nk'umubyeyi, umubyeyi yaramutaye, ababyeyi barakoze divorce, ibyo byose bisiga igikomere kuri wa mwana, muri bwa buzima bw'amarangamutima bw'umwana. Rero icyo gikomere kirema ikintu kimeze nk'icyuho muri we mu bijyanye n'amarangamutima. Hanyuma icyo cyuho uko agikuranye, uko akuze akurana nacyo. Hanyuma rero iyo agerageje nko kubona umuntu waza mu buzima bwe aje nko kumuha urukundo cyangwa se aje kumuha affection, aho ngaho rero niho bihita bihindukira ikibazo, kubera ko abavuga ati uyu muntu ni uje kuziba cya cyuho. Rero iyo abonye uwo muntu nawe bishoboka ko abona ibimenyetso by'uko yamubura, niho hahandi aba afite ikintu wagereranya nk'ubwoba, byitwa anxiety, cyangwa se aba afite impungenge no guhungabana no kutizera yuko uwo muntu bazagumana igihe runaka, igihe kinini gishoboka. Rero izo mpungenge zimutera kuba adatekanye muri uwo mubano we n'uwo bari kumwe. Rero niho rero abavuga ati nimubonana n'undi baraba bagiye kumuntwara, nimubona bamwandikiye baraba bagiye kumuntwara. Rero icyo kintu cy'ubwoba kiba cyarageze ku kigero cy'uko nabona agiye kumutakaza arahita agira ubwoba buturutse kuri cya gihe cyatambutse yatakaje ababyeyi be, cya gihe cyatambutse yatakaje urukundo rwa kibyeyi, aba yumva n'ubundi n'uwo nguwo bari kumwe nawe agiye kumusiga. Rero bikaba byamusunikira kumugirira nabi biturutse ku kuba abona ko agiye kumusubiza nko mu bihe bya kera, aho yabuze rwa rukundo rwa kibyeyi. Ibi ngibi akenshi bibangamira nyiri kubikora mu kazi. Akora akazi adatekanye, ntabwo aba afite focus.
ibijyanye n'imibanire ye n'abandi nabyo biba birimo ikibazo kubera ko aba agifite icyo kibazo. Hanyuma mu bijyanye no gufata ibyemezo cyangwa se decision making nabwo hazamo ibibazo bitandukanye biturutse ku kuba aba adatekanye muri we, kuko aba akora ibintu ameze nk'uhubagurika bitewe n'uko aba afite impungenge za wa wundi ashobora gutakaza. Rero n'uri kubikorerwa nawe ni uko nguko bigenda, ntabwo aba yizeye wa muntu baba bari kumwe ndetse nta n'ubwo anatekana, kuko aba avuga ati niba nabona mesaje n'imwe muri telefone yanjye aravuga ko ndi kumuca inyuma, rero nawe ntago aba atekanye. Rero ni gute occupational therapy cyangwa se buno buvuzi bushingiye ku mikorere ya buri munsi y'abantu, ni gute bwafasha bano bantu bombi cyangwa bwafasha bano bantu bombi mu buryo bwo kubayobora uko bagomba kwitwara muri kino kibazo. Ese bibaye nyiri kubikora cyangwa se nyiri kubikorerwa, ni gute ashobora kugenzura amarangamutima ye cyangwa se ni gute ashobora kubyitwaramo?